Reka twizere ko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hirya no hino ku isi nk'uko duhora tubibifuriza. Nk'uko rero mubimenyereye, iyi ni ya kampani yanyu ya NZIZA Business Group Limited ibagezaho imitungo itimukanwa, ni ukuvuga amazu, ibibanza n'amasambu byaba bigurishwa cyangwa se bikodeshwa, kandi tukabibagezaho ku giciro cyiza cyane. Reka rero tukwibutse gukanda subscribe wowe utarabikora, kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi, gatanu kuri gatanu, ugenda umenya ibyiza byose tugenda tubagezaho. Ni nako kandi tubasha kumanaginga imitungo yanyu itimukanwa, tukabafasha kuyibyaza umusaruro, mwaba muhari cyangwa se mudahari, mukaya muvugana na konte, ibindi byose tukabikurikirana, ndetse tukabashakira abakiriya babasha gukodesha amazu yanyu. Ari nako dukurikirana iyubahirizwa ry'amasezerano muba mwaragiranye nabo. Nk'uko rero muri kubibona ku masikrini yanyu, tubazaniye inzu. Ni inzu nziza mu by'ukuri yo guturamo kandi idahenze. Iyi nzu ikaba iri mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Gasabo, mu murenge wa Ndera, ahazwi nka Gasogi. Iyi nzu iri Gasogi, ngira ngo Gasogi mwahamenye muri benshi. Iyi nzu rero ikaba ifite ibyumba bitatu byiza binini byo kuryamamo, ikagira dushe na toilette ebyiri, ikagira salon na salle à manger ndetse n'igikoni cyo mu nzu. Si ibyo gusa rero, kubera yuko iyi nzu ifite na annex, urabona iyi ni salon na salle à manger. Nabwiraga yuko atari ibyo gusa, kuko iyi salon ifite na annex yo hanze igizwe n'icyo twakwita icyumba cy'umukozi, igikoni cyo hanze na stock yacyo, ndetse ikagira na dushe na toilette byo hanze. Iyi nzu rero kandi ifite parking y'imodoka ebyiri, ndetse ikagira na jardin iringaniye. Byumvikane ko ari inzu yujuje ibyangombwa byose nkenerwa mu buzima bwa buri munsi. Ikaba iri Gasogi rero, ahantu heza muri quartier nziza. Abenshi murahaza, aho bakunze kwita hafi yo kwa KNC, cyangwa se muri Cyaruzinge, ngenda hazi cyane. Mbibutse ko ifite ibyumba bitatu, dushe na toilette ebyiri, salon, salle à manger, cuisine ndetse na annex. Ikagira kandi na parking na jardin biringaniye. Iyi nzu reka yaba yubakishije ibikoresho biri durable, materiaux durable, cyangwa se ibikoresho biramba, kubera ko iyi nzu yubakishije amatafari ahiye yose, yewe na clôture yayo ni amatafari ahiye. Ntabwo ari ibyo gusa kandi, kubera yuko iyi nzu ifite na ngenzi yayo, ushobora kuzigurana hamwe cyangwa se ukagura imwe. Uzigurana hamwe yaba ari miliyoni 70, ariko waba ugura imwe ikaba miliyoni 38, ariko nabwo ziri negotiable. Murabona yuko ari inzu ifite n'inzugi nziza z'amaribuyu, inzugi nziza rwose zijyanye n'igihe. Uvuga ngo ni inzu nziza cyane y'icyitegererezo kandi ihenze. Iyi nzu rero ndagira ngo mbibutse yuko ishaka miliyoni 38, kandi ziganirwaho. Miliyoni 38 negotiable, ukagira inzu yawe nziza cyane ijyanye n'igihe mu mujyi wa Kigali. Iyi nzu rero wayikunze, waduhamagara kuri za nimero zacu, arizo 0788 cyangwa se ukaduhamagara kuri 0782 Si ibyo gusa rero, kubera ko ushobora kudusanga ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu, X cyangwa Twitter, Instagram, Facebook page, byose twitwa NZIZA Market. Ni nako kandi ushobora kudusanga aho dukorera mu mujyi wa Kigali, mu nyubako ya Centenary House, muri etage ya 2. Reka rero tukwibutse kandi gukomeza gukanda subscribe. Komeza ukande subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana umunsi ku wundi, gatanu kuri gatanu, iwacu muri NZIZA Business Group Limited. Umukiriya ni umwami. Ngwino rero nawe tukugurishirize, niba ufite umutungo ugurisha, cyangwa se uze tukurangire ahantu heza habyungura, ugura hatari mu manegeka, hadafite ikibazo icyo ari cyo cyose, ubundi utunganirwe. Ni karibu cyane rero iwacu muri NZIZA Business Group Limited. Umukiriya ni umwami, turabakunda cyane. Ciao.